Oh, good morning, babe. Baby, are you okay? Mugisha ati, oh, meze neza. None se umeze ute, darling? Ati, rukundo rwanjye, ese umeze neza? Odila ati, ego umeze neza. Mugisha ati, rero baby, ndashaka ko tuzaza tukajya iwanyu, edeni nyuma nkabiyereka bakabona ko ngiye kuzaba umukwe wabo. Umukobwa ati, oh, are you sure? Sha baby, nanjye ibyo bintu nari mbitegereje kandi I'm so sorry. Wenda ntabwo ari ngewe ubikuyisabiye. Mugisha ati, oya muto, wikirirwa ubigira ibintu biri big deal pe. Njyewe nabitekerejeho nsanga buriya kuba umukwe biragoye. Numvaga nyine icyaba cyiza ari uko naza iwanyu bakamenya tukamenyana. Kugira ejo n'ejo bundi batazasanga wenda hari ahandi hantu tuziranye cyangwa tugahura mu muhanda tukagongana. Mutoni ati, nshano kuri mugi ndabe nashidikanya ko mu rugo bazakwakira neza. Ati, ni ukuri kw'Imana mu rugo buri kimwe cyose bazagikora neza. Mugisha ati, none se be twajya kuri date today? Mutoni ati, nta kibazo be, tuze kujyayo, ariko I guess ko nari bubwire teta none tukaza kujyana. Mugisha ati, who is teta? Mutoni ati, oh shasheri, ntabwo mba nagusobanuriye buri kimwe cyose, ariko I'm sorry. Teta nyine, teta ni sister wanjye unkurikira. Mugisha ati, okay, alright, niba ari buze ubwo nyine niyitegure nawe muze kuzana. Ati, ariko aza gushaka na boyfriend we kugira ngo tutaza kumubangamira. Mutoni ati, ndaza kumubwira. Uko ari Mutoni ko guhita abwira teta ati, sha teta, ushobora kubyumva. Teta ati, ndumva sha ufite umuhungu uri seri. Mutoni ati, you cannot understand. Njyewe bigeze kuri njyewe bwo ndibura. Man, uramuce marankunda ku rwego rw'uko nanjye ntekereza ko wasanga ari ikindi kintu nkurikiyeho. Teta ati, ni so romantique kabisa. Nzi nawe ati, shuwa se. Mutoni ati, ese buri wumva ari romantique we, ibase ko njye nta n'ibyo mba ndi kumva. Teta ati, sha uramuca uko mwumvishije, wallahi ni romantique by the way. Oh, biza amatsiko yo kumubona. Nzi nawe ati, ese kuko urumva ari byo? Ati, nk'uko ubimbwiye ni romantique. Teta ati, ariko se sister ndasubiramo inshuro zingahe? Mani, kukubwira ko umuntu ari romantique wa wumva ari ibintu birenze. Ati, ni romantique ni ukuri, ahubwo nyereka agafoto kiwe. Mutoni ati, ukifata telefone yanjye, si uri muri screen? Teta ati, wow, sha watomboye neza we, mbega umuja musa na papa. Mutoni ati, hoyaza, ariko ibaze ukuntu wise uri rating ibintu bitanahura. Ati, umuja musa na papa wacu? Ndi nawe ati, yes, none se ko bigize big deal man, uyu muja marasa na papa. Oh, reba. Mutoni ati, we reka ndebe, uzi ko basa koko? Ati, sha naratomboye wa mugani wawe, umuja musa na papa wa mugani we, sha ni byiza maze. Teta ati, sha nukuri kw'Imana njye naramubonye mbona barasa. Ati, usiko nene nagize ngo wera ndahari, ni musaza wacu papa yabyaye ku ruhande tukaba tutabizi. Mutoni ati, sha ntabwo mbizi, gusa turakundana, arankunda cyane kuri rwa rwo gutatekereza. Teta ati, ni mwiza ni ukuri, none ukuntu musa. Ati, reka nanjye mpamagare Patrick tuze kujyana kuri date, ntabwo naza njyenyine, ukuntu njye nimereye nkunda kwenjoyinga. Ati, ibindi simbizi. Mutoni ati, ngaho rero mbwira, ndaza kwambara iyihe kanzu? Ese nambarira y'umutuku cyangwa nambara iy'umukara? Undi nawe ati, oya, akuntu ujya kuri date ujya uba seriye, none se boyfriend wawe waraza yambaye iki? Mutoni ati, sha I'm sorry, ni ukuri ko ntabwo ibyo bintu njya kubimubaza pe, gusa I decide ko nyine buri kimwe cyose agikora neza. Njya kubona nkabona arambaye, nanjye ndambaye kandi tuba dukeye. Teta ati, okay, alright, ambara ikanzu ya white niyo iri buze kuba ari nziza, and remember uraza kwambara n'udukweto tureture cyangwa wenda ubyihorere uyambarira ipantaro. Uti nawe ati, oya sha teta, ntabwo nkunda kwambara amapantaro ndi kumwe na fiance wanjye, ntabwo bigaragara neza. Teta ati, oh, ushaka kumukurura se? Ati, ntumbwire ko nawe usigaye warabaye ujya. Mutoni ati, no by the way. Ati, ni ukuri kw'Imana ntabwo ibyo ngibyo nabikora, ni uko nyine mbizi neza ko adakunda amapantaro, so that is why ndamwubaha cyane, bashaka gukora buri kimwe cyose kimushimisha kandi nkakora buri kimwe cyose neza. Teta ati, okay, ubwo umwubaha nawe akaba akubaha,
tuvana n'impamvu yo kubitindaho. Mutoni ati ngaho rero itegure tugende. Ako kanya Mugisha nawe yahise yitegura ndetse yewe bahurira muri hoteli batangira kuganira. Teta ati ese we kusa na papa. Mugisha ati papa wawe se gute? Ntabwo dusa pe. Ati none se umuntu nasa n'umuntu ntazi? Teta ati shano kuri kw'Imana Patri wese uzi papa? Patrick ati yego sha uswi umuntu ajya gusa na papa wawe. Mugisha byaramurenze niko kubwira Mutoni ati mbese kuko ndasa na papa wawe? Undi nawe ati yes of course mushobora kuba musa. Ati ntawamenya abantu basa nta kintu bahuriyeho, we wibitaho bari abana. Ati teta akunda kugira sha ibintu akavuye. Ati teta uzi ko ntazongera kugusohokana? Undi nawe ati ntabwo uzongera kunsohokana se kuko biri seriye? Ndakwinginze rega ni ukuri kw'Imana ujye unyisohokanira rata sibyo bofre wanjye. Mugisha ati oya ntabwo namukundira kazanga mutari kumwe, igamba ntinya ko abandi bajama bazamuntwara. Teta ati rata simfite sister mwiza sha Mutoni ni mwiza ako bofre ubundi uyu mukobwa wamuhaye iki? Undi nawe ati ntacyo sibyo urukundo pe. Sister wawe ndamukunda cyane kandi nawe arabizi ko mukunda, so nta kindi kintu namuhaye. Teta ati sha gusa muraberanye. Ntukimara kuganira bagiye kubona papa wabo arabahamagaye. Mutoni ati teta wagiye aside ukitaba papa? Teta ati karamedadi isi bigenze ute noneho kuduhamagaye? Papa wabo ati umukobwa wabitese? Teta ati papa ameze neza sho mama nawe uramvangiye ni ukuri. Papa ati I'm sorry ni ukuri kw'Imana. Ati ni ukuri kw'Imana si umukobwa wa karangwa wowe ubuyoboye ukuntu biba bigomba kugenda. Ati teta numvaga mbakumbuye nawe wagiye yongeho mu mujyi uratwibagirwa pe. Ese buriya nta nubwo uba unkumbuye? Teta ati papa kumukumbura byo urabizi ko bitabura, ariko mva ubu ngubu tuvugana mva kamwibira ibanga Mutoni afite umugabo mwiza shawo. Papa ati none se aka kanya karangwa ngiye kugira umukwe? Teta ati papa ni umusore mwiza, noneho ni umusore ugira umutima mwiza. Ati ageze ko papa mama wanjye azamukunda. Karangwa ati ni ukuri kw'Imana mama agomba kumukunda. Teta ati papa rero vuba aha ngaha baraza kumukwereka, tereka ndeke kuvuga amagambo menshi hato nazica n'ubukwe bw'abandi. Undi nawe ati oya nta kibazo rwose mwana we, buri kimwe cyose kizaba kiri ku murongo, niyo muzambwire nimujya kuza. Ubwo basozaga date Mugisha yaje kubaza Mutoni ati kubera icyo abantu bakomeje kumbwira ko nsa na papa wawe? Mutoni ati simbizi gusa nuko nyine nani sister wanjye agira akavuyo kenshi buriya ashobora kuba yabibonye akabona n'ibyo koko, kandi burya umusaza arasara akagwa ku ijambo. Mutoni ati ahubwo se mugiye kutambwira amateka y'ababyeyi bawe? Mugisha ati ese koko muto uri ready yo kwakira amateka yanjye? Ahahise hanjye witeguye kuhakira? Mutoni ati none se baby why not, sidukundana njye nawe? Mugisha ati okay anyway njye rero. Ati muto nta papa nzi, umuntu uzi ni mama wenyine. Ati na mama njya gukura yakundaga kumbwira ko papa wanjye ndamuteye ndakura mu kazi ko mu rugo, arangije aramwihakana ndetse bamwirukana na nabi cyane. Kuva icyo gihe nakuze nzi ko njyewe ngomba kuzaba papa, ndetse yewe nkakura nzi ko agahinda kanjye ntazigera nkatera umwana nzabyara. Ati muto tuva mu ncamake ayo niyo mateka yanjye, kuko nkomeje kuvuga narira pe. Muto nishwe n'inzara, nabaye mayibobo yo mu mujyi, nararaga muri kanefu. Muto ubuzima bwanjye nubwo ndabona agenda mu modoka burya, ariko ntabwo njya mbyibara kandi sometimes njya ngira ngo ni inzozi. Mutoni ati shano kwihangane. Ati ntabwo ufite ukuntu nakubwira gusa wumve ngo ndababaye, ese kuki papa watigeze akwitaho? Ati mugihe reka ndeke kukujyana no muri modumbi, ahubwo dupange nka kiriya cyumweru tuzajya gusura mu rugo. Mugisha ati nta kibazo tuzagenda. Hashize icyumweru bafashe imodoka bajya gusura iwabo wa Mutoni. Bakihagera bahasanze papa wa Mutoni ndetse yewe
na mama we. Teta ati papa dore wa mukwe wawe ndamuzanye. Ati ariko si umugabo wanjye, urabizi neza ko njye nta fiance ngira, sibye inshuti yanjye Patrick kandi dore nawe twazanye. Umusaza akibona Mugisha niko guhita amubaza ati niko sha amakuru. Mugisha ati ni meza papa, ese mwanyemerera nkajya mbita papa? Karangwa ati nta kibazo rwose wajya utwita papa pe, nta kibazo kiba kirimo, uko wanyita kose wanyita papa wawe nta kibazo pe. Mugisha ati okay nta kibazo noneho papa, nanjye meze neza, ukuri meze neza pe kandi ndashima Imana. Karangwa ati none se amakuru yawe? Undi nawe ati ni meza. Ako kanya umugore wa Karangwa Keza niko kuvuga ati oh karibu umushyitsi mwiza, ni ukuri ndagukunda cyane pe. Barakomeje baraganira. Papa wa Teta niko kumaza ati none se muhungu muto hari uvukaye? Umuhungu ati oh mwifuje kumenya aho mvuka se? Umusaza ati cyane, urumva se naza guhereza umukobwa wanjye ntaza aho uvuka? Undi nawe ati njyewe rero ntabwo nzi igisekuru cyanjye cyo kuri papa pe, kuko nakuzindirwa na mama gusa mama wanjye bamwitaga Nyiramahirwe Tabita. Karangwa ati oya buritse gatoya, Nyiramahirwe Tabita? Mugisha ati papa ko mbona wikanze nkaho ushobora kuba umuzi. Undi nawe ati oya ntago muzi. Ati ntago muzi pe. Ati none se amakuru ye ni meza? Umusaza ati unese watweretse ifoto ya mama wawe, bakibereka ifoto basanga ni wa mukozi bigeze kwirukana yatwaye inda. Mama wa Teta ati oya so impossible, ntabwo bishoboka, ntabwo umukobwa wacu twamuguha. Mugisha ati uye papa ntabwo mwabinkora, nta mpamvu nimwe hari yatuma ntabana na Mutoni ndamukunda cyane. Teta nawe ati ariko si papa mwagiye mugabanya ibintu by'ubwana kweri, murabona abajama bari seri hanze ngaha barabuze, nawe ngo ntabwo uri butange Mutoni, sundi ubwo nkaho buri gutekereza iki? Karangwa ati Teta ntabwo ari wowe kudecidinga kuri njyewe, n'undi munsi ntuzongere kumbwira gutyo. Teta ati ariko se papa akona ko nari nibagiwe, ubu muca mu bundi muranasa, ese bura ntabwo uyu mwana yaba ari uwawe, ako niyo mpamvu wanze kumutanga? Karangwa ati Teta ndabizi neza uri umusazi kandi uracukumbura pe, ibyo mvuze wabimenya. Mugisha ati ni wowe data? Undi nawe ati mwana wa nukuri mbabarire. Mugisha ati oya excuse me, waba uri papa waba uri iki simbizi, kuri inshuro udatuma nkubahuka. Undi nawe ati huye winyubahuka mwana wanjye kandi ubizi neza ko mukunda. Mugisha ati ubu uri papa wanjye, papa umbyara? Ati reka nkubaze ikibazo kimwe, ese kuki wabaye ikigwari? Ese kubera iki watereranye mama? Ndabizi neza mama wanjye yambwiye ko wamufashe ku ngufu, ese kubera iki wamutereranye? Ese kuki watumye nkura mu gahinda niba ko kuri data? Ese wari uzi ko ibyaha byose ugiye gukora kitazajya kigira ingaruka? Ati reka nkubwire kubw'iyo mpamvu, kuri papa simbyitayeho, niba byose nabikoze mbizi, umukobwa we namuteye inda nanjye, noneho nzareba ukuntu umukobwa wawe azabana na musaza we. Ati muzehe icyo mbonye cyo nuko ugiyemo kitajya gishira pe. Ati muto ntutwite? Mutoni ati sha nukuri hano ndatwite. Ese papa ibi byose wabikoreye iki? Karangwa ati nukuri bana banjye ni mumbabarire, ntabwo numvaga ko bizarangira gutya. Mugisha ati rero nagiye nkumvishe neza ko igiyemo kidashira, ibaze nta gahinda wateye mama, ibaze ukuntu mama yandize njyenyine, ariko ubu ngubu mbaye umuntu w'umugabo ngo mwana wanjye urabizi neza ko ngukunda, buriya niba utarigeze unkunda mbere ndamenya nashidikanya ko n'inshuro ntabwo ukwiye kunkunda. Ndabizi neza nta wundi mubyeyi nzigera ngira mu buzima bwanjye, ariko mbabajwe n'urukundo rwanjye rubaye destroyed. Muze warakoze kunjugunya, warakoze gutuma mbaho nta papa ngira, kuko yanze kwicara mbizi ko nta mfite papa, nshobora kuba nari buzirare ntinakore cyane. Thank you, warakoze kunyuza mu buzima bukomeye. Ako kanya Mugisha yahise afata imodoka aragenda. Teta ati ni ukuri Mugisha akubwiye akantu keza pe,
dega nanjye impamvu nabaye ikigoryi nuko nabayeho nzi ko ufite papa. Ati ariko rimwe na rimwe biba ngombwa iyo dushimiye abantu batugiriye nabi kuko baba baratwigishije kugira imitima ikomeretse. Nshuti yanjye udukurikira iga gushimira umuntu wakugiriye nabi kuko aba yarafashe isomo rimwe mu buzima bwawe ryo kukwigisha kubana n'umutima ukomeretse. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane.